we muzima, uyu nguyu niwe uzakiza amahanga, uyu nguyu niwe uzakiza umuryango, uyu nguyu niwe uzabona diplome nziza, uyu nguyu niwe uzakubera umutabazi, uyu nguyu niwe uzatabara aho rukomeye, uyu nguyu niwe uzakubera incungu. Wa mubyeyi we niwe ufite akana kadakunzwe. Warangiza ukifata ijosi, ukifata mu gahanga, warangiza ukifata mu manyanyinya uti nageze iyo njya, nageze aho ngera. Ati ntabwo rero nkiri wa wundi, ahubwo reka abantu nsinagaze, ukanangire mvuge izina ry'Uwiteka nabi, ugatangira ukibona, ugatangira ukiyemera, ugatangira bikaba bibi cyane. Nubwo bavuze ngo ni ibuye ry'abubatsi ryari ryaranzwe, ibuye ngo ryari ryaranzwe n'abubatsi, ongera ukomeza imfuruka, Uwiteka Imana azagenda rijajange arimenagure. Nuko ubundi uvuga uti ni njyewe ibi bibayeho, kandi nsubiye muri bwa bukene, nsubiye muri bwa bubata, nsubiye hahandi narindi, kuko nyine utubahishe Uwiteka Imana, kuko utamuhesha agaciro, kuko utigeze umuhesha icyubahiro ngo ubundi bigende neza, muhereze buri kimwe cyose yagusabye, kugira ngo ubundi umwubahe nyine, izina rye uriheshe agaciro aho ngaho ku musozi, kuko yakugiriye neza akagusubiza ibyifuzo byawe byose, kandi agahinda wanyuzemo akakakubagiza. Bishatse kuvuga ngo rero ugomba kumenya ko ugomba yuko twaramunenye, twaramwanze, kandi nawe ukaba warabibonaga yuko bitashobokaga na gatoya, ukabona inzira zawe zirafunze, ukabona buri kimwe cyose ntabwo gishoboka. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka yagukoreye igisuzuguriro, nawe zakubera, nawe waremwe mu ishusho y'iy'abandi. Ni ukuri nawe wakwicara mu modoka nziza, nawe waba mu nzu nziza, nawe watungatungana, wakora, wahenga ukeza, wabyara, ni ukuri ukarera, ugaheka, bigakunda cyane, abana bawe bakiga bakaminuza. Aho ku mudugudu utuye ukaba uw'amateka, mu murenge utuyemo ukaba uw'amateka, ngo kwa kanaka amateka arahindutse, wa muntu dore yarakize, yabaye umuherwe, ibyo byarahindutse, bitewe n'uko wumviye Uwiteka, ugahinduka, ukabana n'Imana, ubundi Imana Data ikakugeza aho wifuza, kuko wayihaye icyubahiro. Ngo nuko mwiyambure igonwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse, mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Bishatse kuvuga ngo icyo gihe uzaba warakoze uko ushoboye, ugasenga, ni ukuri, ukanyura mu matayi, ukanyura mu mage n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ukiyambura igonwa, ukihangana, ukaba nk'uruhinja rutoya rukivuka ako kanya. Ibintu byose bibi ukabifata nk'aho bitabaye, abagusebanya, abagutuka, ukihangana, ukabyereka Uwiteka, ahubwo ugasenga, ukazamuka imisozi, ukirukanga, ukabwira Uwiteka, ukabwira uti Mana ntabara, dore ibi birangoye, birandemereye. Ibyo bavuga byose ukabicisha inyuma y'amatwi, ubundi wowe ukibira hafi y'Imana yawe, umutima wawe ukawegereza Nyagasani, ubundi Yesu Kristo nawe akabana nawe, ubundi akakumanurira imigisha, akayikurundaho wicecekeye bucece, nawe ukagenda ukayirunda, ukayihunika, ku buryo Uwiteka Imana agukora igisuzuguriro, akakuhindura ibuye ryari ryaranenwe n'abubatsi. Uyu munsi wa none ukaba urimo uraririmba intsinzi, ukavuga uti Uwiteka warakoze, ndagushimiye cyane, njye n'inzu yanjye n'urubyaro rwanjye, kuko wadukuye ahabi ukaba tugejeje aheza. Uwiteka Imana akomeze abane nawe, kandi nkomeza kukwifuriza ngo ugubwe neza, ndetse numara kubona buri kimwe cyose wifuza, warura imisozi, warasenze, waravunitse bikomeye cyane, Uwiteka arangiza akakubwira ati akira mwana wanjye, nuko ukakirana yombi, ni ukuri uzakomeze iyo nzira, ntukazacike intege, ahubwo kugira ngo Uwiteka akomeze akumve, kandi akomeze agushyigikire. Nuko Haleluya, Yesu nashimwe. Nanjye nkomeza kubasuhuza, nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ni Mutima Channel, rero niba utarakora subscribe waratinze cyane, akanya niko gakwiriye kuri wowe, kugira ngo ubundi tujye tubana uko bukeye n'uko bwije. Umunsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Petero wa mbere igice cya 2
turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo ugera ku wa munane. Uwiteka Imana akomeze abarinde kandi abumvire ibyifuzo. Ibuye rero ngo rizima ni ukuri ni iry'igiciro gikomeye cyane kandi ni ishanga ryera. Reka tuze kuza kubisobanura neza tubiganire ubundi tugenda dutanga ingero zigiye zitandukanye, ubundi dutangira dusenga Uwiteka adufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Njye nitwa Jean Marie nk'ibisanzwe kandi iyi ni Mutima Channel. Ndagushimiye Yesu Kristo, Imana ikomeye cyane, urebera hose icyarimwe kandi uvuze birakomera, wategeka bikaba. Imana nziza cyane, uri uw'agaciro gakomeye cyane. Reba buri muntu wese murebene ubwuzu ndetse n'impuhwe zawe, muhereze ibyo ashaka n'ibyo yifuza biguturutseho. Reka rero buri wese udukurikiye ijambo ryawe ribashe kumunogera, ribashe kumugera mu mutima, rishingemo imizi, ubundi mubere inkingi ndetse n'inzira izamugeza iwawe mu ijuru. Ibyo tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Hari igihe rero umuntu abaho akabaho ariko ugasanga muri sosiyete ntabwo akundwa, ugasanga niwe muntu baciraho iteka ahantu hagiye hatandukanye, ugasanga nta muntu n'umwe umwumva, ugasanga nyine yagizwe igicibwa, ugasanga nta muntu n'umwe umwiteza, uriya ngo ubundi ntacyo amaze. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wanzwe, umuntu udahabwa agaciro, umwana udakunzwe, ikintu cyose mudahereza agaciro, Uwiteka Imana agira akavuga ati uyu nguyu burya niwe muzima, uyu nguyu niwe uzakiza amahanga, uyu nguyu niwe uzakiza umuryango, uyu nguyu niwe uzabona diplome nziza, uyu nguyu niwe uzakubera umutabazi, uyu nguyu niwe uzatabara aho rukomeye, uyu nguyu niwe uzakubera incungu. Wa mubyeyi we, niba ufite akana kadakunzwe, niba warabyaye umwana ukamuhozaho urutoto, niba ufite umwana ukaba utamwumva na gato, utamwizera ngo iki ntacyo kimaze, umutoteza buri kimwe cyose, uwo niwe Dawidi wavutse mu muryango wawe. Dawidi mwibuke ko yari umwana muto w'umuhererezi, ariko ibyaje kuba nuko barashidikanya bavuga bati kereka ka gahungu gatoya mfite kandi nabwo nta gashumba gaherereye kure, kari kure cyane, sinzi niba ariko koko kabikora. Ariko ntibyaciye kabiri, ni ukuri Uwiteka arakemeza aravuga ati ntako ngako, ako kazabikora neza, kandi karabikoze gahamura igihangange cyitwaga Goliyati, agikubita rimwe gusa mu rwico, ubundi karagihangamura, ubundi Uwiteka ahabwa icyubahiro. Uwo rero yari Dawidi, kandi umuryango wawe nawe umunsi wa none bashobora kuba bakwanga, nawe umunsi wa none ushobora kuba warabaye igisuzuguriro aho ngaho utuye, umudugudu uherereyemo, utavuga ngo rigende, batakumva na gatoya, aho unyuze bavuga ati dore karatambutse, aho unyuze ngo kiratambutse, ibyo ukoze bakabyima agaciro, bakakubona nk'umuntu w'igisuzuguriro utagize icyo amaze. Ariko Uwiteka Imana navuga ni ukuri biraba kuri wowe, ubuzima bwawe buzazamuka kandi bazaguhaza agaciro, abatakumviraga bazakumvira, abatarakubaga bazakubaha, ijambo ryawe rizumvwa kandi bizagenda neza. Uwiteka akomeze abane namwe. Njye nitwa Jean Marie, amaze kubaha Imana kandi amaze kwitaba Imana muri byose. Ndabashimiye, Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Iri Mutima Channel, kora subscribe niba utarayikora, waratinze cyane. Ibuye rizima n'ishanga ryera, nuko mwiyambure igonwa ndetse ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Ayo mata abakuze abageze ku gakiza. Ngo niba mwarasogongeye rero mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, riba ry'igiciro cyinshi, ndetse namwe mwubakwe nk'amabuye amazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo.
kuko mu byanditswe harimo aya magambo agira ati dore ndashyira muri siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizera muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera. Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, n'ibuye risitaza ndetse n'urutare rugusha. Uwiteka Imana akomeze abane namwe. Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Uyu munsi rero ndagira ngo mubwire mukristo umuvandimwe wowe uduteze amatwi, ni ukuri iyi saha ushobora kuba uw'agaciro gakomeye cyane. Iyi saha abakwangaga bashobora kuvuga bati nyamara twamuhoraga ubusa. Iyi saha bashobora kukubona bakavuga bati dore yahinduriwe ubuzima, dore Uwiteka Imana amuhindurira amateka, kuko icyo Imana yakuvuzeho cyasohoye nta kabuza kandi kigomba kubaho. Ni ukuri bakakubona bakavuga bati uyu nguyu twe twaramunenye, twe twaramwanze, kandi nawe ukaba warabibonaga yuko bitashobokaga na gatoya, ukabona inzira zawe zirafunze, ukabona buri kimwe cyose ntabwo gishoboka. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka yagukoreye igisuzuguriro, nawe byakubera. Nawe waremwe mu ishusho y'abandi, ni ukuri nawe wakwicara mu modoka nziza, nawe waba mu nzu nziza, nawe watungatungana, wakora, wahenga ukeza, wabyara, ni ukuri ukarera ugaheka bigakunda cyane, abana bawe bakiga bakaminuza. Ibuye abubatsi banze niryo ryakomeje imfuruka. Aho ku mudugudu utuye ukaba uw'amateka, mu murenge utuyemo ukaba uw'amateka, ngo kwa kanaka amateka arahindutse, wa muntu dore yarakize, yabaye umuherwe, ibyo byarahindutse bitewe n'uko wumviye Uwiteka ugahinduka ukabana n'Imana, ubundi Imana Data ikakugeza aho wifuza, kuko wayihaye icyubahiro. Ngo nuko mwiyambure igonwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'imbinja zivutse mwifuza amata y'umwuka adafunguye. Bishatse kuvuga ngo icyo gihe uzaba warakoze uko ushoboye ugasenga, ni ukuri ukanyura mu matayi, ukanyura mu mage n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ukiyambura igonwa, ukihangana, ukaba nk'uruhinja rutoya rukivuka ako kanya. Ibintu byose bibi ukabifata nk'aho bitabaye, abagusebanya, abagutuka, ukihangana ukabyereka Uwiteka, ahubwo ugasenga, ukazamuka imisozi, ukirukanga, ukabwira Uwiteka uti Mana ntabara, dore ibi birangoye, birandemereye. Ibyo bavuga byose ukabicisha inyuma y'amatwi, ubundi wowe ukibira hafi y'Imana yawe, umutima wawe ukawegereza Nyagasani, ubundi Yesu Kristo nawe akabana nawe, ubundi akakumanurira imigisha, akayikurundaho wicecekeye bucece, nawe ukagenda ukayirunda, ukayihunika, ku buryo Uwiteka Imana agukora igisuzuguriro, akaguhindura ibuye ryari ryaranenwe n'abubatsi. Uyu munsi wa none ukaba urimo uraririmba intsinzi, ukavuga uti Uwiteka warakoze, ndagushimiye cyane, njye n'inzu yanjye n'urubyaro rwanjye, kuko wadukuye ahabi ukaba tugejeje aheza. Uwiteka Imana akomeze abane nawe, kandi nkomeza kukwifuriza ngo ugubwe neza, ndetse numara kubona buri kimwe cyose wifuza, warura imisozi, warasenze, waravunitse bikomeye cyane, Uwiteka arangiza akakubwira ati akira mwana wanjye, nuko ukakira na yombi, ni ukuri uzakomeze iyo nzira, ntukazacike intege, ahubwo kugira ngo Uwiteka akomeze akumve kandi akomeza gushyigikire, nuko wakomeza ukamwubaha, ukabana nawe uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo udaca ugere bwa nyuma ukongera ugasubira inyuma, ukibagirwa aho wavuye, ukibagirwa aho Uwiteka yagukuye, ukibagirwa ni ukuri aho Imana yagukuye, ukibagirwa bwa buribwe wari urimo, kwa kundi wari uri uw'igisuzuguro ku mudugudu aho ku musozi n'ibindi byinshi. Ni ukuri wamara kuryuga ukavuga uti witeye umugongo, biba bibi cyane rero Uwiteka aguhaye, warangiza ukifata ku ijosi, ukifata mu gahanga, warangiza ukifata mu manyanyi, uti nageze iyo njya, nageze aho ngera. Ati ntabwo rero nkiri wa wundi, ahubwo reka abantu binsinagaze, ukanangire mvuge izina ry'Uwiteka nabi, ugatangira ukibona, ugatangira ukiyemera, ugatangira bikaba bibi cyane. Nubwo bavuze ngo ni ibuye ry'abubatsi ryari ryaranzwe, ibuye ngo ryari ryaranzwe n'abubatsi, niryo rikomeza imfuruka.
Uwiteka Imana azagenda arijajange arimenagure, nuko ubundi uvuga uti ni njyewe ibi bibayeho kandi nsubiye muri bwa bukene, nsubiye muri bwa bubata, nsubiye hahandi narindi, kuko nyine utubaheshe Uwiteka Imana, kuko utamuhesha agaciro, kuko utigeze umuhesha icyubahiro ngo ubundi bigende neza, muhereze buri kimwe cyose yagusabye kugira ngo ubundi umwubahe nyine izina rye uriheshe agaciro aho ngaho ku musozi, kuko yakugiriye neza akagusubiza ibyifuzo byawe byose kandi agahinda wanyuzemo akakakwibagiza. Bishatse kuvuga ngo rero ugomba kumenya ko ugomba gushimira ndetse no kwibuka ibyo Uwiteka Imana yagukoreye, ubundi ubuzima bugakomeza, wowe n'abawe mugatuza, mugatunganirwa, mukanywa kuri iriya mata, ni ukuri mugahinduka nk'impinja, ubundi mukiyambura igonwa, mugasenga Uwiteka. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Jean Marie, amaze kwitaba Imana. Niwe yanzwe n'abubatsi, niryo ryabaye rikomeza imfuruka. Uyu munsi wa none nawe Uwiteka yaguhindura amateka. Umwana wawe yajya muri kaminuza ikomeye, umwana wawe yagira amanota meza, umwana wawe yagukura kure cyane, uwo bapingaga cyane bigakunda ati mwene kanaka dore nawe yaratsinze, nawe byarakunze, mwene kanaka dore nawe yabaye umuzungu niko babyita, dore mwene kanaka ati byaragenze neza, buri kimwe cyose kigenda neza, ariko ntawe bitabera, nawe waremwe nk'abandi. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Mutima Channel, nutarayikora waratinze, none aha ngaha uko kanya. Nitwa Jean Marie, umaze kwitaba Imana. Ciao ciao, nawe utaha. Ndagushimiye Imana yacu, wowe waturinze, tukaba tumaze kumva yuko ibuye ryanzwe n'abubatsi aryo ryabaye rikomeza imfuruka, kandi ngo twiyambure igonwa ndetse n'umujinya, ahubwo tumwe ku mata, ni ukuri turetse wawe mu ijuru, kugira ngo twibere nk'impinja zikivuka ako kanya, ubundi tube ab'imitima mizima, imitima inoze ndetse itagira ubugambanyi n'uburiganya muri yo. Uwiteka Imana usange buri umwe wese uri kubana muri iki kiganiro, uri bucumbe, uri bukore subscribe, ndetse n'abandi benshi cyane umwe buri bugereho, ohereze ukuri kunyurwa ndetse no kumva yuko uri Imana kandi ushoboye byose. Ndagushimira izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Uwiteka Imana akomeze kubana nawe. Njye nitwa Jean Marie, umaze kwitaba Imana kandi Mutima Channel. Ciao.